niyo mpamvu rero mu gihe umwana yagize ikibazo byagenze gutyo ntagomba gutumwirukana kwa muganga amapainkiller, ahubwo hari uburyo bwiza buri naturel rwose, hari ibintu byinshi wamusigiraho maze noneho umwana akabasha koroherwa. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yes, mwiriwe neza, ni Salima nk'ibisanzwe kuri Sarifax TV, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri televiziyo yanyu Sarifax TV, aho tureba cyangwa tukibanda mu bintu cyangwa mu bice bigiye bitandukanye bijyanye cyane n'ubuzima bwacu. Muri video yashize twari twavuze ku menyo, aho twarebeye hamwe amenyo n'iki, akanwa n'iki, tureba isuku yo mu kanwa, ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Uyu munsi rero tugenda no kongera kurebera hamwe ese noneho nizihe ndwara zikunda kwibasirwa n'amenyo yacu ugasanga byaduteye ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hano rero muri iyi video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe se noneho nubuhe burwayi bukunda kwibasirwa n'amenyo yacu. Reka dutangire kandi mbashishikariza kumva iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, mukora share, mukora subscribe kugira ngo muna likinga kugira ngo ibashe kugera henshi hagiye hatandukanye, abantu babashe kumenya mu by'ukuri ni gute noneho amenyo yabo bagomba kuyitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Excuse. So dutangira iyi video rero tugiye guhera ku burwayi bukunda kwibasirwa n'amenyo. Hari ikintu mu Kinyarwanda bita ubugendakanwa, ni hahandi noneho cyangwa mu rurimi rw'Icyongereza byitwa dental caries. Ahangaha ni hahandi mu kanwa haba harimo udusebe duto cyane kandi tubabaza cyane, ugasanga noneho uri kubabara cyane mu buryo budasanzwe. Gusa ikiza nuko iyo hashizeho iminsi mike dushobora kwikiza. Noneho rero ibyo ngibyo cyangwa ubwo bugendakanwa buterwa n'iki? Ese niki kibitera? Ikintu cya mbere gitera ubwo bugendakanwa ni ibiryo byanduye. Ibiryo byanduye tubiriye bidutera nyine ama allergy, noneho bigatuma twadusebe tuza nyine mu kanwa. Kandi ikindi nanone cyongera gutera ubu bugendakanwa ni ukubura vitamine B cyangwa fer cyangwa ya iron. Murabyuka ko twabivuze muri video ya mbere ijyanye n'amenyo, so ni ngombwa ko usubira kuri ya video ya mbere ukongera kwiyibutsa ukareba icyo iron idufasha mu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo. Iron ko twabonye ko ituma tugira nyine health gum, ishinya neza, ishinya izino nyama navuga ko amenyo agiye ashinzemo niyo gum. So rero niyo mpamvu tugomba gukomeza kugira isuku, twita ku menyo yacu kugira ngo ubu bugendakanwa, uku kubabara cyane kwa menyo, utudusebe cyane ko niyo umuntu afite udusebe mu menyo, udusebe mu menyo byoroha ko amaraso ahita yandusha, kurwara ama infection cyangwa ibintu bimwe na bimwe bigahita byinjira mu mubiri mu buryo bworoshye kuko mu menyo nyine harimo ibisebe. Hanyuma rero inkuru nziza nkuzaniye nuko hari ibimera bimwe na bimwe wakoresha mu gihe wagize iki kibazo ukabasha gukira. Icya mbere ni teyi ukavanga n'ubuki bw'umwimerere maze warangiza ukanywa. Icya kabiri ni ukogesha amenyo yawe inkeri zo mu ishyamba, kuko byagaragajwe ko ubushakashatsi bwakozwe byagaragaje ko inkeri zifite ubushobozi bwo kukuvura amenyo. Nabibutsa ko muri video izakurikiraho tuzabira noneho vitamine hamwe muri rusange amenyo yacu akeneye cyangwa akanwa kacu gakeneye kugira ngo kabashe kugira ubuzima bwiza. So stay tuned kugira ngo utazacikanwa n'iyo video. So dukomeza rero ku burwayi bwa kabiri bushobora kwibasirwa n'amenyo, ni ukuribwa iminwa igihe uyinyeganyeje ugashaka cyangwa igihe wasamye. Abantu benshi drop your comment mutubwire niba ibi bintu byarigeze kubaho, ugashaka nko guseka bikanga, ukanyeganyiza iminwa bikanga, ukababara kubera ko nyine ufite ubwo burwayi. Ikibitera biterwa no kuba ufite fer nkeya mu mubiri wawe. So niyo mpamvu rero mugomba kwimakaza kuri bya biryo twavuze birimo fer kugira ngo noneho utazahura n'iki kibazo cyo ububabare butari ngombwa kandi wakabaye wabyivura. So ahangaha rero ibimera wakoresha niyo nkuru nziza mundi nabazaniye. Si ngombwa kujya kwa muganga, ahubwo tugomba kurya ibiryo nk'umuti, ntabwo tugomba kunywa imiti nk'ibiryo, ahubwo tugomba kurya ibiryo
byacu nk'imiti. So and mu cyongereza bavuga ngo prevention is better than cure, sibyo? Tugomba kwirinda kurusha kujya kwa muganga. Dukomeza rero n'ibiribwa twakoresha kugira ngo tubashe noneho kwirinda uku kubabara mu gihe unyeganyije iminwa. Kiribwa cya mbere hano bavuga n'amavuta y'umwimerere usiga ku munwa, amavuta ya kokaye. Turaza kwashyira ifoto hano ku ruhande y'icyo kiribwa kugira ngo mubashe kumenya ngo noneho ayo mavuta nayakura he. Muri comment, drop in your comment, mutubwire turashaka, hanyuma noneho tubahe link y'ahantu mwakura ayo mavuta mu gihe ufite icyo kibazo. Ikindi kintu gikunda kubaho rero, indi ndwara ya gatatu, dukomeza tuvuga indwara zikunda kwibasirwa n'amenyo, ni ukutaryoherwa cyangwa kubura apeti. Mu buzima busanzwe abantu babura apeti, of course hari igihe aba ari inzoka, niko dukunda kubivuga hano mu Rwanda, ariko noneho hari igihe babiterwa nuko ufite ikibazo mu kanwa. Noneho ibingibi byo kubura apeti inshuro nyinshi bikunda guherekezwa n'impumuro mbi mu kanwa. So iki ngiki ni ikibazo cyugarije hirya no hino, ugasanga umuntu aravuga abantu bose agahita biruka. So niyo mpamvu rero ugomba buri gihe kumenya nyine ubuzima bwo mu kanwa kawe, kugira ngo no mu gihe uri gukora communication, uri kuvuga, abantu batabangamirwa niyo mpumuro mbi yo mu kanwa kawe. Cyane cyane noneho muri rusange ibifitanye isano n'uruhago rw'akanwa biba bidakora neza, hari ahantu nyine biba bihuriye. Niyo mpamvu I strongly advise you, cyangwa ndabagira inama cyane yo kujya kwa muganga in case ugize ikibazo nk'iki cy'impumuro mbi, kugira ngo noneho banagukorere check up, barebe se biri gupfira he, byagenze gute, bakuvure mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo urusheho nyine kugira ubuzima bwiza. So abahanga mu bijyanye n'ubuzima bw'amenyo no mu kanwa banagira inama abantu ko ni byiza cyane ko buri mwaka ujya gukora check up cyangwa kwisuzumisha byimbitse kwa muganga, kuba specialist babugenewe, abadentist, kugira ngo noneho ubashe kumenya ngo ubuzima bw'amenyo yawe buhagaze gute, ubuzima bwo mu kanwa kawe buhagaze gute. Ntabwo tugomba gukoresha check up ahandi hantu ubuzima bw'amenyo tubwibagirwe. Ni ngombwa, it's a must, ni ingenzi kugenda gukoresha iyo check up y'amenyo kugira ngo umenye ubuzima bwawe bwo mu kanwa buhagaze gute, nakora iki, nareka iki. Si ngombwa kujya kwa muganga ari uko noneho uri kubabara, amenyo ari kukurya, ishinya iri kukurya, urara udasinziye, hoya. Ahubwo ni ugufata iya mbere, no mu gihe uri muzima ukajya kwa muganga. Twagize amahirwe, abadentist bari ku bitaro byinshi, no muri leta barahari, kuri mituweli yawe ukagenda noneho ugakoresha iyo check up y'amenyo, ukabasha kumenya uko ubuzima bwawe bw'amenyo buhagaze. So dukomeza rero ku yindi ndwara ikunda kwataka amenyo, ni igihe abana iyo bari kumera amenyo barababara cyane, baba barishinya, nabiriya nabyo nyine n'uburwayi. Okay, biri natire kubera ko haba hari kubaho contraction, iryinyo rishaka gusohoka nyine mwishinya ngo rigaragare. Kiriya gihe umwana barira, bababara cyane. Gusa hano inkuru nziza ngufitiye nuko hari ibimera byinshi bigiye bitandukanye wakoresha wasigira umwana kwishinya, noneho bwabo babare bukabasha kugabanyuka, aho kumuhereza ama pain killer. Twibuka ko nababwiye ngo ibimera cyangwa ibyo turya ni imiti. Imiti ntabwo ikwiye kutubera ibiryo, tugomba kurya ibiryo nk'imiti, ntabwo tugomba kunywa imiti nk'ibiryo, sibyo? Icyo kintu tugomba kukizirikana. Niyo mpamvu rero mu gihe umwana yagize ikibazo byagenze gutyo, ntagomba gutumwirukana kwa muganga ama-pain killer, ahubwo hari uburyo bwiza buri naturel rwose, hari ibintu byinshi wamusigiraho maze noneho umwana akabasha koroherwa. Ikintu cya mbere ni uguhekenyesha umwana umuzi usukuye w'umuse munini uranda. Icyo ni igiti cyitwa umuse. Noneho rero umuzi munini wacyo wa wundi buri kuranda, nyine tuza gushyira ifoto aha ngaha icyo kimera kugira ngo noneho uzabashe kumenya ngo ni ikihe kimera ujya kureba. Ikindi noneho ni ugukuba mu ishinya y'umwana karungu. Ni igiti cyitwa nacyo karungu, noneho ukamusigiraho hanyuma umwana akamererwa neza. Indi ndwara noneho yugarije abantu benshi y'amenyo, benshi rwose, ni ukuribwa amenyo. Umuntu aba yicaye iryinyo riri kundya, yaba yicaye iryinyo riri kundya, bimeze gutyo ugasanga kwa muganga dutonze umurongo turi benshi. Iyi ngiyo ni indwara itwugarije. Hanyuma rero ntabwo ni ya babyita tooth abrasion. Yes, ni gucukuka kw'amenyo, cyangwa ugasanga hagiye hazamo
nyine ama cavities, amenyo yagiye acukuka, ugasanga abantu benshi bafite iyi ndwara. So inkuru nziza rero nkuzaniye hano ni ugukoresha cyangwa guhekenya cyangwa kogesha cloves. Turashyiraho ifoto hano ya cloves, abantu mwese murayizi, urumva urajya ku isoko ukayibona, ntabwo ihenda. Ikindi ni ugukoresha cyumya, turayizi twese. Ikindi ni ukujundika gikukuri mu kanwa, kujundikamo gikukuri twese turayizi, ntabwo ihenze ku isoko. Mu by'ukuri ikindi kintu ngomba kubabwira, imiti tuvura ya naturel ntabwo ari imiti ihenze, ni imiti ihendutse, ahubwo igihe hari nuko tutabihereza agaciro, twumve ko bitureba, twumve ko tugomba kubikora kandi twumve ko tugomba kubyitaho. So tukiri kuri no parite rero, hano dufite dental flossers. Izi dental flossers zidufasha noneho kwihaganyura mu menyo. Let's say umaze kurya inyama zagufashe mu menyo, noneho nyine ugakoresha izi dental, ziraboneka ahantu hose mu mafarumasi, ukayikoresha ugakura no ya myanda yakugiye mu menyo. Icyiza cyazo ni uko noneho unakuramo n'imyanda agiyemo hagati, gusa zigiye zikoze mu bwoko bugiye bitandukanye. Wajya kuri farumasi iri hafi yawe ukabaza dental flossers instead of using Kirida. Please, toothpick zaratwishe, zaraturangije. Usanga n'abantu benshi bajya kwivuza bya bisebe byaje mu menyo, agatangira kubabara kubera gukoresha Kirida, kubera ko kiriya ni igiti ushiramo ukajomba ugasanga hacukutse nk'umwobo, noneho uwo mwobo ugahita utangira kugira kugutera indwara z'amenyo zitari ngombwa. So niyo mpamvu rero tugomba kuba basirimu, of course, tukajya dukoresha ibikoresho byiza bigezweho kandi bitunogeye kandi bidufasha kubaho ubuzima bwacu butworoheye, ari bwiza butubereye. So iki ngiki ni icyambere. Ikindi ngomba kubereka hano, dufite iyi whitening gel, teeth whitening gel, ikoreshwa rimwe ku munsi, ni nziza. Noneho iyo ikintu ikora ngo target stains from coffee, tea, tobacco and aging. Kwa kundi ubugendanye n'ukura amenyo ahindura isura, kwa kundi unywa coffee cyane amenyo akazaho brown imbere. So uyu ni umuti mwiza rero gukoresha kugira ngo noneho wa mwimerere w'amenyo ukunde wongere ugaruke mu gihe uri gukura. Nuwo abantu bose kukoresha rero ntekereza ko ntacyo bitwaye. Ushobora kugenda muri Simba cyangwa n'ahandi hantu byatandukanye, then you buy this, it's okay for you. Ntekereza ko bizanabafasha. So dukomeza rero, ngiye kubereka amakara y'inturusi ya Maiden arimo hano. N'amakara rero nayo ni ngombwa kuko twaje gusanga mu bimera bikoresha cyangwa byifashishwa mu kuvura noneho kwa kuribwa n'amenyo. N'amakara arimo, dore ndayafite hano ngaya. Aya ni amakara ushobora kuyasanga ahantu hose mu masoko y'abagorozi abahari. Reka mbe nyashyize ku ruhande. Ni byiza ko nayo tuyakoresha mu bijyanye no kongera kwita noneho kuri amenyo yacu, cyangwa no mu gihe ufite ububabare uri kubabara amenyo. Dukomeza ku yindi ndwara rero ya nyuma, no kuzana amashyira mu menyo. Ibi bintu bikunda kubaho ku bantu benshi, ugasanga ishinya yabyimbye yajemo amashyira. So rero ahangaha nanone ni ukushaka imiti cyangwa igiye itandukanye, cyane cyane nk'ibimera twakoresha kugira ngo tubashe kwivura noneho iki kibazo twahuye nacyo. ni teyi n'ibumba. Ibumba nzaribereka muri video itaha, ariko ndaza kurishyira hano ifoto ku ruhande. ni ibumba ry'icyatsi, murirebe noneho ukarivanga na teyi, ukariteka ibumba ugashyiramo teyi, hanyuma noneho ukabikoresha. Nzanababwira n'uburyo ubikoresha. Ushobora kubinywa noneho, cyangwa se ugakoresha ibumba, noneho ibumba akabumba ugashyiramo amazi ya teyi watetse ku ruhande, ukavanga ugakora nk'akantu gatose gatoya, warangiza ugakoresha ubrosa amenyo yawe. Ikindi noneho ni ukogesha amenyo yawe igiti cyitwa ngo kenkina. Noneho nacyo kiragufasha kugira ngo ubashe kwirinda kuzana amashyira mu menyo. So n'abatindiye rero noneho reka mbabwire ibyatsi bitatu ushobora kwifashisha mu gihe wafashwe n'indwara z'amenyo muri rusange. Ikintu cya mbere ni amababi y'indabo z'inkeri, z'ibiti binini, za nkeri z'ibiti binini. Ikindi noneho ni amababi y'ibishishwa by'imizi by'igiti cy'amapera cyangwa amakara, nk'uko nari maze
kubibabwira. So muri kumva rero amapera ahantu henshi aba ari amapera ntukarebe hariya, amababi yayo ni meza ku menyo, imizi ni myiza, n'ibishishwa by'amapera byose ni ubuzima cyangwa ni ingenzi ku menyo yawe. So n'abatindiye rero mbabwira muri summary uko byagenze cyangwa ibyo twavugaga ku ndwara zikunda kwataka amenyo n'ibimera dushobora gukoresha noneho kugira ngo tubashe kwivura mu gihe twatatswe n'indwara z'amenyo. Ariko cyane cyane bashishikariza kujya kwa muganga, gushaka aba dentist, mugakora dental check up each and every ya buri mwaka, kujya kwa muganga akakurebera ubuzima bw'amenyo bwawe uko buhagaze, kuko uko ugenda ukura hari ikigenda gihinduka ku buzima bw'amenyo. Ntabwo buri gihe uhora nyine uri muto wumva amenyo yawe akomeye ari strong, no. So niyo mpamvu rero ugomba guhora ukora check up kugira ngo urebe se niba ndi gukura imyaka iri kwiyongera, ubuzima bwanjye bw'amenyo bumeze gute, kuko amenyo ni ingenzi. Udafite amenyo mu kanwa biragoye kugira gute kuvuga. So niyo mpamvu rero utabona uri kwikuza amenyo uyu munsi bakuyemo 4 bakuyemo 5 kumva ntacyo bikubwiye, nyamara amenyo urayakeneye kugira ngo no communication yawe, kugira ngo kurya n'ibindi byinshi twamaze kubona ko amenyo adufasha bibashe kugenda neza. So ndabashimiye rero ko mwabanye nanjye, ko mugiye gusharinga, gukora subscribe, kulikinga iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi bagiye batandukanye, hanyuma noneho tukabasha gukura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa tukabasha kwiga. So ngushishikariza rero kusharinga no gukomeza noneho gushyira mu ngiro ibingibi byose tuvuzeho kugira ngo amenyo yawe abashe kugira ubuzima bwiza. Bye bye, naho gutaha mu kindi gice kijyanye na health fact. Murakoze.